Ikinyarwanda cyanjye ni icy'imihanda ntabwo nshaka kwihisha ngo ndeke kukwereka imyitwarire yanjye ntabwo ari ibintu bya tukaba twahageze nkuko nari maze kubibabwira. Challenge y'uyu munsi turayikorera muri gym nkuko mubibona, twamaze kugera muri gym n'umutumirwa wacu nta wundi ni Mushayija Steven, chairman wa Diaspora ya China. Rero tugiye gukora challenge yacu hano muri gym. Stay with us. Deshi chuchu mvumo kunzi ikinyarwanda mvuga gitandukanye n'icuzi mbigu sobanuriye kukuriko so ra uri number 1 nzi kumitoso na rakwamye mu rukundo narapopotse kwifata kwabaga muri njyewe kwaratobotse voka birere yanjye nibyo ntiri king gusa ndi drug free sifata cocaine ntago nshaka kwisha cyane ndeke kukwereka imyitwarire yanjye ntago ari ibintu bya ikinyarwanda cyanjye ni icy'imihanda ntago nshaka kwihisha cyane ndeke kukwereka imyitwarire yanjye ntago ari ibintu bya ikinyarwanda cyanjye ni icy'imihanda inkoni ni ugukena gukubitwa ni ubukene kwifunga ni ukwambara neza kugenda no gutambara gutera injuga ni ukubesha abaniga slang nirwo rurimi mvuga kubona kenshi byitwa kugafata ndamutse nk'ubuze navuga ko ndaburije muzigo wanjye mfushiriza ikangu zino zitazaguhengereza muzigo wanjye tekereza jye nawe mu bizunga ntawe utwendereza ntago nshaka kwisha cyane ngo ndeke kukwereka imyitwarire yanjye ntago ari ibintu bya ikinyarwanda cyanjye ni icy'imihanda ntago nshaka kwihisha cyane ngo ndeke kukwereka imyitwarire yanjye ntago ari ibintu bya ikinyarwanda cyanjye ni icy'imihanda feeling iz'urukundo aho zigana ntiyagira formule so ntiwite ku kuntu bivuzwa ahubwo hagakira ibyo nkubwiye zo ninkubwira yuko ndi ku mihanda ndi gutigita imipeso nti bizagukange kuko agatigito ni ingeso iyo dukunze turafuha iyo dukunze turakunda uwo dukunze niwe rukumbi tureke gakomeza koza imbunda nshaka kukubwira ngo dukwepe nzakubwira nti twibete tubwake ducisheni sometimes abivanga bigucange mvuga nti uri reine wa la beauté rwandaise ibyo gusiragizwa zabikwibagiza sinzatuma uhobagira byari byiza gukora siporo byigishije utuntu twinshi cyane ziriya patching zari nziza narabizi cyane. Ese ubundi ni akahe kamaro ka siporo muri rusange? Siporo basically siporo gukora siporo ni ibintu byiza cyane koze niyo ufite stress wakora siporo igashira hari nko kugira ngo ujye kunywa ibiyobyabwenge kujya mu bindi bintu bishobora kuba byakwica stress temporarily. Siporo niyo muti wa stress. Ikindi cya siporo kimfasha nuko bituma ngira strong mind because hari challenges zidashoboka kumva mu buzima bwawe, ariko niyo nkoze siporo cyane nkakora siporo nko ku mutwe wanjye at least uri controlling numva ko mfite strong mind, numva buri kintu cyose ine challenge yazo yose I can face. That's right. Ukora gym buri munsi? Kubera ko nsigaye mfite schedule ikomeye cyane ubona nayikoraga buri munsi, ariko at least njyayo rimwe mu cyumweru nkanirukanka nagerageza at least insisire mu cyumweru. Yeah, that's good. Wabyumvishe rero siporo ni ingirakamaro. Siporo ishobora kugufasha guruhuka stress aho kugira ngo ujye kwishora mu bindi uzi ngo kunywa ibiyobyabwenge byagufasha kugabanya stress. Oya, kora siporo, shaka siporo ukore. Siporo ni ingirakamaro ku mubiri, bituma udasaza ugahora uri umusore nkuko mwabibonye. Uyu nguyu rero yari chairman wa Diaspora ya China. Byari byiza kubana nawe, turabikunze cyane. Mwakozwe kutabira ubutumire bwa Telesonga.